hari ibintu byinshi nagiye mvuga nkagira ho gute abantu rimwe na rimwe bazi wacu mu minsi yatambutse nka za 2017 gutyo n'8 noroye inkoko kambaho urundi rugero noroye inkoko ziragenda ziragwira, inkoko ziragenda ziba nyinshi. Rimwe na rimwe bajyaga banatanga amagi bakayahereza n'abantu badashaka no kwimba, bakayahereza n'abantu badashaka no kuyareba. Ariko noneho uko byaje kurangira hagendaga hapfa inkoko imwe hayoberwa ikiyishe, mu gitondo hagapfa indi, hayoberwa ikiyishe, mu gitondo hagapfa indi, hayoberwa ikiyishe, hakongera inkoko zigapfa. Ndibaze se izi nkoko mu by'ukuri zicwa n'iki se? Baba ari abaturanyi bazica, baba ari iki? Rimwe na rimwe nkagenda ariko naje gusobanukirwa ko nyine Nyabingi zari ziri mu kazi. Nyabingi zari ziri mu kazi, zari ziri mu gukwakwanya, zari ziri mu kwica izo nkoko. Sibyo, ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu iyo batabibagiye cyangwa se ngo babigurire inyama bicindura itungo riba riri aho ngaho. Kandi mu kiganiro nabahaye ubushize narababwiye ngo ikizakubwira ko mu rugo habamo Nyabingi muzitegereze mu matungo yabo. Nihaba hatari itungo rinini cyangwa se hakunze kuba nyina amatungo menshi atandukanye, ariko muri ayo matungo hakagira ibyo zigenda bizinyunyuza amaraso. Ego ibyo bintu Nyabingi zikabituramo zikagenda zibinyunyuza amaraso mu buryo butandukanye. Yego zikagenda zibinyunyuza amaraso mu buryo butandukanye. Ukabona nk'ihene ntibisobanutse, bakajya bazigurira ibinini by'inzoka ariko zikakomeza zikagenda zikanyunyuka, ukabona zaranyunyutse ntabwo ibintu byazo bigize gute bisobanutse. Rero ni ibintu butabasha kubona ukuntu usobanura, n'ibintu utabasha guha ishusho nyine ngiretse nkanjye. None se ubundi mureke mbabwire, narababwiye ngo ujya kubona ukabona ku musozi baravuze bati runaka yapfuye, ukibaza se yapfuye gute? Ukibaza se yazize iki? Bakavuga bati ni umurozi. Se ni umurozi ndamwisha ati ni runaka. Rese twakora iki? Ngo nta gihamya yindi igize gute, nta gihamya y'umurozi igize gute ibaho. Si byose rimwe na rimwe abantu bakagendayo bagira akavuga yewe bavuze ko ari njye ngo waroze runaka, ubu se nawe uraje, ubu se sindakwica. Kubera iki? Kubera ko nta murozi nyine ugira umukara, ubura umukarabyo bakavuga bati ndaje unyice. Niba ari inzoga bakazinywa, niba ari iki byose bakabizinywa. Ariko ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, uburozi bubaho, iyo myuka mibi ibaho, kandi n'uyu munsi wa none irahari mu miryango imwe n'imwe irahari. Njye nyine murabizi nta handi njya mpera iwacu mu buryo butandukanye. Mpera iwacu nkabivugaho mu buryo bwinshi butandukanye, nkabiva umuzingo, nkabigarukaho, nkabitindaho, ndetse nongereho ngo cyane, nkabitindaho, nkabigarukaho, nkongera nkabinonosora, nkabivuga. Abantu bubakiye Nyabingi bakazishumuriza n'abana babo, naho batuye ziba zirimo, no mu biki byose ziba zirimo, no mu bikoni ziba zirimo, no mu biraro ziba zirimo, naho baragize inka ziba zihari, kubera yuko nyine yose aba ari imitungo y'abo bantu. Rero nimuzatekereze ngo mujye muvuge se runaka byamugendekeye bite se, byabaye iki se, hakozwe iki? Nicyo ngicyo rero mu buryo buba bugize gute butandukanye. Iyo mpamvu mba ndimo ndababwira ngo ubuzima bwose bwamaze no kwivangamo shitani buba bwamaze gupfa, buba bwamaze kuba destroyed, mbese buba bwamaze kwangirika. Kandi ibingibi yes, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Ni umugisha kuba ducishamo tugakomeza ibiganiro byinshi bitandukanye. Nari ndimo mvuga nti kano gace twongera tugakurikire. Nababwiye ngo mujye mujya kuri Nganje Official, ni mu burayi ibiganiro mujye kuri Nganje Official 2. Mujye mwongeraho umubare wa 2, muzajya muhita mukomeza mugende mubona zino nkuru zirimo kujya zigenda zicicikana. Njyewe nta kindi ni ubuhamya bw'abarozi, topic narayibonye, nta nubwo nzanayivaho, nta n'ibindi nzajya ngenda nshyiraho, ahubwo ni bino bintu bijyanye n'ikintu cyitwa ubuhamya bw'abarozi. Nakagaruka rero mu buzima butandukanye, nakagaruka mu buzima tugenda tubiganiraho bino bintu, tugenda tuva iyi ngiyi tujya iyi ngiyi. Narababwiye ngo njye wizi nkuru sinzasubika kuzivuga, nzazivuga mpaka nzivuge nzivuye muzi, nzivuge nzinonosore, kubera yuko ibi bintu nari ndimo mbabwira ngo biba byaratubabaje bitari na buhoro, biba byaratubabaje cyane mu buryo buteye ubwoba, biba byaratubabaje mu buryo butagarukwaho. Kubera yuko impamvu mbabwira ngo biba byaratubabaje mu buryo butagarukwaho nyine,
mbese hari ibintu umuntu aba atashobora kubona uburyo ki abivugaho, akabivuga mu buryo butandukanye, ntabe yabona uburyo cyagira gute abivugaho. Ariko njyewe ndagira ngo mbabwire ngo donc urabona wenda mu Rwanda birashoboka ko yaba ari nanjye waba waragize gutya nkaba mvuga ngo iwacu bararuga, birashoboka ko yaba ari nanjye mu Rwanda wabikoze, kubera ko akenshi na kenshi nta muntu upfa kuba yagira ikindi kintu avuga. Rero kuba narabivuze, harimo bavuze ngo kugira ngo nkunde nzamura amavizi cyangwa se ngo mpahe. Narabwiye ngo ntago ari uguhaha, kandi narabwiye ngo guhanga si uguhaga, ahubwo guhanga nyine umuntu ahanga kubera ikintu kimuhangayikishije rimwe na rimwe. Rero narabivuze, abantu bamwe bakajya bavuga bati uteye amabuye iwanyu, ugize gute iwanyu, ariko se mu by'ukuri ibi ngibi navuze ni njyewe wabivumbuye. Ubu ndi umuvumbuzi wo kuba naravuze ngo iwacu ngo bararoga? Oya, ntabwo ari njye muvumbuzi, ntabwo byaje ubu ngubu, ntabwo byaje muri iyi minsi, ntabwo byaje ryari, ahubwo ntabwo ari njye muvumbuzi. Ibi ngibi wabivumbuye ni ibintu byabayeho birangije bitera mu buryo butandukanye. Bimaze gutera rero birangije biraza bibaho uko nguko, bitangira twebwe rimwe na rimwe tutari twanabaho, abantu barapfa, abandi bagira gute. Kubera iki? Kubera nyine ibintu bijyanye n'iki n'amarozi. Oya, njyewe amarozi naravuga ngo ntabwo nzakivaho iki kintu, kubera yuko ijoro nyine niryo ribaruwa riraye. Narababwiye ngo iki kintu cyitwa amarozi sinteze kuzakivaho, nzakivuga mpaka nkivuge nkivumuzi, nkivuge nkivumuzingo, nkivuge nkizingure, nkivuge nkitindeho, nkivuge nkigarukeho, nkivuge nongere nkegure, nongere nkivuge, kubera ko ibi bintu byarambabaje, sibyo? Byarambabaje. Hari ibintu byinshi nagiye ndatindaho, hari ibintu byinshi nagiye mvuga nkagira ho gute. Abantu rimwe na rimwe bazi iwacu mu minsi yatambutse nka za 2017 gutyo n'8 noroye inkoko. Kabaho urundi rugero, noroye inkoko ziragenda ziragwira, inkoko ziragenda ziba nyinshi. Rimwe na rimwe bajyaga banatanga amagi bakayahereza n'abantu badashaka no kwimba, bakayahereza n'abantu badashaka no kuyareba. Ariko noneho uko byaje kurangira, hagendaga hapfa inkoko imwe hayoberwa ikiyishe, mu gitondo hagapfa indi, hayoberwa ikiyishe, mu gitondo hagapfa indi, hayoberwa ikiyishe, hakongera inkoko zigapfa. Ndibaze se izi nkoko mu by'ukuri zicwa n'iki se? Baba ari abaturanyi bazica, baba ari iki? Rimwe na rimwe hagenda, ariko naje gusobanukirwa ko nyine Nyabingi zari ziri mu kazi. Nyabingi zari ziri mu kazi, zari ziri mu gukwakwanya, zari ziri mu kwica izo nkoko, sibyo? Ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu iyo batabibagiye cyangwa se ngo babigurire inyama, bicindura itungo riba riri aho ngaho. Kandi mu kiganiro nabahaye ubushize narababwiye ngo ikizakubwira ko mu rugo habamo Nyabingi, muzitegereze mu matungo yabo. Nihaba hatari itungo rinini cyangwa se hakunze kuba nyine amatungo menshi atandukanye, ariko muri ayo matungo hakagira ibyo zigenda bizinyunyuza amaraso. Ego, ibyo bintu Nyabingi zikabituramo, zikagenda zibinyunyuza amaraso mu buryo butandukanye. Yego, zikagenda zibinyunyuza amaraso mu buryo butandukanye. Ukabona nk'ihene ntibisobanutse, bakajya bazigurira ibinini by'inzoka, ariko zikakomeza zikagenda zikanyunyuka, ukabona zaranyunyutse, ntabwo ibintu byazo bigize gute bisobanutse. Rero ni ibintu utabasha kubona ukuntu usobanura, n'ibintu utabasha guha ishusho nyine ngiretse nkanjye. None se ubundi mureke mbabwire, narababwiye ngo ujya kubona ukabona ku musozi baravuze bati runaka yapfuye, ukibaza se yapfuye gute? Ukibaza se yazize iki? Bakavuga bati ni umurozi. Se ni umurozi ndamwisha ati ni runaka. Ese twakora iki? Ngo nta gihamya yindi igize gute, nta gihamya y'umurozi igize gute ibaho, si byose? Rimwe na rimwe abantu bakagendayo, bagera akavuga yewe bavuze ko ari njye ngo waroze runaka, ubu se nawe uraje, ubu se sindakwica. Kubera iki? Kubera ko nta murozi nyine ugira ubura umukarabyo, bakavuga bati ndaje unyice. Niba ari inzoga bakazinywa, niba ari iki byose bakabizinywa. Ariko ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, uburozi bubaho, iyo myuka mibi ibaho, kandi n'uyu munsi wa none irahari mu miryango imwe n'imwe irahari. Njye nyine murabizi nta handi njya mpera iwacu mu buryo butandukanye. Mpera iwacu nkabivugaho mu buryo bwinshi butandukanye, nkabivugaho, nkabiva umuzingo, nkabigarukaho, nkabitindaho, ndetse nongereho ngo cyane.
nkabitindaho nkabigarukaho nkongera nkabinonosora nkabivuga rwose ubudasigaza nkabivuga ubudasagura nkabitindaho cyane nkongera nkabitindaho kubera ko ibi bintu biba byarambabaje kandi mukumbabaza navuga ngo se ngo ntago ari njye jyenyine byababaje ariko ngereka njye nivugira njyewe ubwanjye kubera ko ni njyewe ubizi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umusonga wundi ntukubuza kugira gute gusinzira, ariko njyewe byangizeho ingaruka mama, byangizeho ingaruka. Najyaga mvuga ngo ibintu byitwa ngo imbeba ngo zanjeho ubwo nendaga gukora ubukwe ngo imbeba ngo zanje, abantu bakavuga bati ibyo ngibyo by'imbeba byo ntabwo twari tubizi, sibyo? Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibintu byitwa shitani ntabwo ari ikintu papa, shitani ntabwo ari ikintu. Uko byaca bigenda kose nabigusobanurira mu buryo bugiye butandukanye, nkabikubwira ukazabibwira n'undi muntu. Ubuzima bwamaze kwivangamo shitani nta buzima bubamo, oya nta buzima bubamo. Ubuzima bw'urwangaro bukaba ubuzima bw'ibintu bidasobanutse, bukaba ubuzima bw'ibintu byo gutekerezwaho, bukaba ubuzima bwo gucanga abantu. Mbese wagireba ikintu ukakiburira ishusho kubera iki nyine? Kubera ko mu magambo make nyine kiba cyarabacanze, kiba cyarabagarutseho. Rero ni muri ubwo buryo ngewe njya nca ndababwira nti ubuzima burimo shitani nta buzima bubamo mu buryo bwinshi buba bugiye bugize gute butandukanye, nta buzima bubamo. Njya mbibabwira nkabahereza amashusho y'ingero, ukajya kubona ukabona ugeze nk'ahantu. Birashoboka ko nyine umuntu yaba debile mu buryo butandukanye, ariko yaba debile wenda nyine ndakaba ari uburwayi butandukanye, ariko ukagirana ukabona abantu bose bameze nk'abacanganyukiwe, nk'abasaze. Urumva ahantu ziri kugeza uyu munsi wa none nta terambere ushobora no kuhabona, abantu baho bose baba bameze nk'abacanganyukiwe, nk'abasaze. Ubundi mu by'ukuri hari ibintu byitwa karande z'imiryango ziba zikomoka kuri bino bintu. Wakwitegereza ukabona mu muryango nta muntu n'uyu n'umwe wageze ku iterambere, abantu barahingira, abandi barapfa urupfu rubi bakagira gute, kumbi ugasanga iyo systeme yubatse gute. Ukibaza ibi bintu biterwa n'iki? Aba ari imikoshi ituruka kuri ibyo bivuna muheto, aba ari imikoshi ituruka ku myuka mibi. Bakakubwira bati yewe oya twebwe ubundi mu muryango wacu ni ibintu bisanzwe, ntibajya biga, ntibajya bagira bate. Kubera ibiki? Ibintu bimwe na bimwe baba bararabuje mu miryango ya kera. Ukabona ahantu hari karande z'ubujura ziteye ubwo, ukabona sekuru w'umuntu yaribaga, isa akiba, umwana w'umuhungu akiba, n'umwuzukuru akiba. Ukibaza ibi bintu biteye gute? Niyo myuka mibi, impamo y'Imana niyo myuka mibi. Niyo myuka mibi ibiri muri ibyo bisekuru, ikabakurikirana, ikabateza gukurikirana utw'abandi, ikabateza utuntu tumeze gute na gute. Niyo myuka mibi bitera mwene ibyo bintu, sibyo? Njyewe niyo mpamvu narababwiye ngo nzaca ngenda mbigarukaho mu buryo butandukanye. Twebwe nk'ibyo wacu rimwe na rimwe nari ndimo ndabaha urugero nkababwira nti abagore totatunga nabavuga iki? Nabavuga iki? Barenga 30 bo bararenze, 30 bo bageze gute? Bararenze tu. Nabo ni bibatera urwangaro rwo kuba mu bintu byitwa abagore n'ibiki byose biba bimeze mbese uko nguko, wabireba ukabiburira ishusho mu buryo butandukanye. Urumva barafasha abantu bakabamurikira ibintu bitandukanye, bakabamurikira ibintu mbese bibangaza mu buryo butandukanye, sibyo? N'ibyo bafite mu buzima busanzwe ugasanga nta mahoro bagize gute bafite. Niba mugira ngo ndababeshya, muzitegereza ababa kwa Toto ubu ngubu uyu munsi wa none muri iriya nzu yasize, muzambwira amahoro aba hariya. Si uko se bari batuye mbere nta mahoro bari bafite? Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ubuzima bwamaze kwivangamo shitani ziba zihari nyine nuko nguko ubwo nyine ziba zihari. Nta bintu byinshi nyine, iyo nyubako yose ubwo ziba zikozemo uko nguko. None se mutagenda kure nyine aho ngaho izo mbeba zanziyeho, ntago ari byo bikoni bacanamo uyu munsi wa none? Ntago ari byo bikoni bacanamo abo bantu? Mutekereza se ko muzagira amahoro mwebwe mu kibongo no kwa Toto? Oya
ntabwo mwagira amahoro iyo abantu bubakiye nyabingi bakazishumuriza n'abana babo, naho batuye ziba zirimo, no mu biki byose ziba zirimo, no mu bikoni ziba zirimo, no mu biraro ziba zirimo, naho baragize inka ziba zihari, kubera yuko nyine yose aba ari imitungo y'abo bantu. Rero nimuzatekereze ngo mujye muvuge se runaka byamugendekeye bite se, byabaye iki se, hakozwe iki? Nicyo ngicyo rero mu buryo buba bugize gute butandukanye. Iyo mpamvu mba ndimo ndababwira ngo ubuzima bwose bwamaze no kwivangamo shitani buba bwamaze gupfa, buba bwamaze kuba destroyed, mbese buba bwamaze kwangirika. Kandi ibi ngibi mba ndimo kubabwira muzakomeza kugenda mubishakisha mubibona hirya no hino. Izi ngero mba ndimo kugenda mbaha muzakomeza kujya mugenda muca muzumva mu buryo buzaba bugize gute butandukanye. Muzajya mugenda muzumva, mubyumve, mubirebe, mubibone, kandi mugire gute mubone ko atari ibintu by'i Rwanda. Nta kindi rero mba ndimo kubashishikariza mu buryo butandukanye, mba nshaka ko mugenda musobanukirwa izi systeme z'iyi myuka, iyi myuka mibi itandukanye mu buryo butandukanye amafamiye aba yaragiye amurikira abana babo. Ukabona nk'umuntu urugero ni indaya pe, yakuyeho no gukira ntibishobora gukunda, ukibaza uyu mwana abaye iki mu buryo mu buzima butandukanye. Niyo myuka mibi n'ubundi aba arimo kujya agenda agira gute, niyo myuka irimo kugenda imugaruka, niyo myuka irimo kugenda imutera iyo ngeso. Nawe mu by'ukuri akakubwira ati ngewe nshiduka byamaze kumbaho, nshiduka namaze kubikora, nshiduka nyine nshiduka byarangiye. Niba ari uko bakakubwira ati ngewe nshiduka namaze kwiba, nanjye ntabwo nzi ikintu kintera kwiba. Niyo myuka mibi ibiri mu muryango yabo, ni akarambaraye baba baramaze korora. Niyo myuka mibi baba baraciriye mu miryango yabo, bakayiterekera bakayibandirwa, yarangiza ikagarukamo ikaza gutesha abantu babo. Ukabona imiryango irimo kujya igenda irwaza ibintu by'ibirwara bidasobanutse, ukabona barimo kujya bagenda barwaza ibintu by'ibicuri, ukabona kwa runaka ariyo, haruguru ariyo, hepfo ariyo, mbese abuzukuru barimo kujya bagenda bavukana ibyo bintu. Niyo myuka mibi, nizo shitani rwose baba baroroye. Ntabwo igicuri gituruka ku mwuka wera, hoya, ntabwo igicuri gituruka kuri Roho Mutagatifu. Niyo myuka mibi baba barageze bate baroroye, urumva. Kandi bagiye ngo bayorora bagira ngo bakurikire ikintu cyitwa ubutunzi, bagiye ngo bayorora bagira ngo bakurikire ibintu byitwa iki, bakurikire ibintu byitwa ngo bikunde ngo bizabarinde. Niyo mpamvu rero birimo kujya bigenda birimbura imiryango y'uyu munsi. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, shitani ntabwo ari ikintu, aho iva ikagera iyo ari yose ntabwo ari ikintu, aho yaturuka iyo ari yose ntabwo ari ikintu. Ndagira ngo mbabwire ngo mwirinde n'abana banyu, ntabwo shitani ari ikintu rwose. Mujye mubarinda kugenda mu miryango ifite ibyo bintu, aho mwumva babakeka n'aho mwumva babivuga, mujye mubarinda ku abo bantu bagira gute, abo bantu mwabahuza n'abantu banyu, kubera ko barandura, bashobora kubatangaho ibitambo, bashobora kugira gute. Rero niyo mpamvu ngewe nababwiye nje kubiceceka, ntabwo byakunda umugani wa wundi. Hari umuntu twakoranye diru, dukorana ibintu mu buzima busanzwe, namubwira ntidukore gutya gutya, akambwira ati nganje ntabwo byakunda, kuko byarangiye bidakunze. Rero kugeza n'uyu munsi ntibirakunda. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo imyuka mibi si ikintu, shitani si ikintu, ufite amahembe si ikintu, ufite ibitega si ikintu, ufite buri kimwe icyo ari cyo cyose gikomoka ku kintu cyitwa iki, imyuka mibi. Si ibintu rwose afite, si ubutunzi woroye. Ibi ngibi nibizagukoraho, nibizakwica uhagaze. Ndagira ngo mbabwize ukuri, mbibabwire kuri uyu munsi, mubimenye, mubyumve kandi mubyumvirize. Shitani zorowe si ikintu, ntabwo ari ikintu. Kandi mbakuriye inzira ku murima, kubera ko nge byangizeho ingaruka ndabibona. Mbakuriye inzira ku murima kubera ko nge byarangarutse ndabibona. Nanjye sinari nzi ko ari uku nguku biba biteye, sinari nzi ko ari uku nguku biba bikoze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo shitani si ikintu. Rero nari navuze ngo nzajya ngenda nca ndakora ibiganiro bito kugira ngo muzajye mugenda musobanukirwa. Ubu ngubu impamvu nari naje
impamvu nari nagarutse mvuga ngo nzajya nyine ndakora ibiganiro bito bito, harimo abantu bavuze bati ibiganiro birimo kujya bigenda biba birebire, ariko nta handi tugomba kujya duca tubikurikirana, ni kuri Nganji Official na Nganji Official 2. Kwandikamo Nganji Official ukandikaho umubare wa 2, twarangiza tukabikurikirana neza. Nari ndimo kujya ngenda mbyandika mu kiganiro uko muzajya mugenda mubyandika, kandi twarangiza tukabibona mu buryo butandukanye, mu buryo bumeze uko nguko. Mbasezeyeho rero, mbifurije Yesu na Mariya akomeze kubaragira muri byose, abasenga mu barokore, Yesu akomeze kubana namwe, kandi Imana Data wa twese ikomeze kubashyigikira. Mbisabye cyangwa se mbibasabiye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bye bye, ndabasezeye, amahoro y'Imana abane namwe, nakagaruka.